aya magambo ngiye gutangiza aratuvuga nabi twebwe abantu bari uyu munsi mu 2025. Niba hari ibihe isi yagize abantu b'abanyabwoba, abanebwe, abantu batinya kugerageza ngo batagaragara nabi, abantu batinya kuvumbura ngo badahusha bakabiciro ry'imigani, ibyo bihe ni ibi ngibi. Ni byiza ko isi yateye imbere, internet yakwiriye hose, dusigaye tuzi byinshi ku bibera muri Ukraine kurusha amakuru ajyanye n'aho tuzakorera umuganda mu mudugudu. Ubuzima bwa Donald Trump, ubwa Davido, Lionel Messi n'abandi nk'abo tubufiteho amakuru menshi kurusha ayo tuzi ku bana twibyariye cyangwa se ayo tuzi ku babyeyi batubyaye. Turi mu isi nziza aho ntawe ugishaka kugenda n'amaguru kubera ko ibinyabiziga byoroheje ubuzima. Guteka ntabwo bikiducira ishati kubera ko restaurant zaraje zitugezaho ibyo kurya aho turi hose kandi mu minota mike cyane. Biroroshye uyu munsi kumara umwaka wose wibereye mu nzu yawe kandi winjiza amafaranga upfa kuba ufite internet wawe mu rugo. Icyo tutazi ariko nubwo ibi byose tubifite ndetse amenshi twibeshya ko ubuzima bworoshye cyane kurusha ikindi gihe cyose cyabanje, ariko ni twebwe abantu ba mbere babayeho nabi ndetse abasenga bo bajya kure bakanavuga ko turebye nabi ari twebwe tuzarangiza iyi si, twanareba nabi ikaba ari iturangiza. Mu mwaka wa 2021 umwanditsi w'umunyamerika Michael Easter yafashe urugendo yerekeza muri Alaska mu gisa no gutembera kugamije ubushakashatsi. Yagiye kumara iminsi 33. Yajyanye na bagenzi be babiri, ariko mbere yo kugenda bumvikanye ku mabwiriza y'urugendo. Nta telefoni, nta bintu bishyushya umubiri uretse udukapu turimo udukoresho duke batwaye. Alaska ni leta iri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ihana imbibi na Canada, ahandi hose igakora ku nyanja. Niyo leta nini muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ikagira umwihariko nanone wo kuba iya mbere ituwe n'abantu bake muri Amerika. Kuba idatuwe cyane ntabwo ari ubundi bumanzi, ahubwo nuko ari kimwe mu bice bya Amerika kukibamo bigoye kubera imiterere karemano yacyo. Ni igice gikonja cyane ku buryo ubukonje bwaho bujya bugera munsi ya 0 muri dogere Celsius. Alaska guhera mu kwezi kwa gatandatu kugera mu kwezi kwa 9 mu gihe cy'umuhindo haba ubukonje buvanze n'umwijima by'akataraboneka. Hashobora kumara iminsi isaga 60 hari umwijima gusa nta manywa. Igice kinini cya Alaska ni ibihuru, no kuvuga ko kidatuwe. Abahajya baba bigiriye mu bukerarugendo cyangwa se ubushakashatsi, hakaba bahajya bagiye kwishimisha bahiga inyamaswa zihaba cyane cyane izimenyeranye n'ubukonje. Naho Michael Easter yagiye mu mwaka wa 2021 ahajya atagiye gutembera nk'abandi bose. Icyakora yahajyanye na bagenzi be babiri bari baramwemereye kumuherekeza. Icyari kibajyanye ni ukureba uburyo umuntu ashobora kubaho yirwanaho atabayeho mu bususuruke n'iterambere nk'ibyo tubamo mu buzima bwa buri munsi uyu munsi. Muri make yagiye kureba uko abantu kera babagaho ibingibi by'iterambere bitaraza. Ese baryaga bate? Iyo baterwaga n'inyamaswa birwanagaho bate? Ubukonje baburwanyaga bate? Ibigeragezo bari babayemo muri iyo si twakwitiye umwijima byari biteye bite? Igikomeye ariko Michael Easter na bagenzi be bagiye mu bihuru byo muri Alaska bagiye gusuzuma iki bigeragezo abakera babagamo byabafashije. Gerageza kwishyira muri ubwo buzima wisanze mu ishyamba ry'inzitane cyangwa se wenda ibihuru, kubera ko ubukonje bwo muri Alaska ntabwo butuma haba ishyamba rinini. Ugomba kubeshwaho no guhiga, ugomba guhangana n'ibikoko bibarizwa kuri ubwo butaka bukiri isugi kuva isi yaremwa. Iminsi 33 yaje kugera hirashira. Michael Easter n'inshuti ze bagaruka ku isi nk'ingi igezweho, ahakura inganzo yo kwandika igitabo The Comfort Crisis: Embrace Discomfort to Reclaim Your Wild, Happy and Healthy Self. Bishatse gusobanura ngo ishyano ryo kubaho mu mudendezo, gerageza kubaho mu bigeragezo kugira ngo bashe kwisubiza ibyishimo wanyazwe maze ubeho nkawe koko. Michael Easter agaragaza ko urwo rugendo yagiriye muri Alaska kure cyane y'aho abandi bantu batuye rwamukanguye cyane, rukamuhishurira uburyo ubuzima twita ko ari iterambere tubayemo uyu munsi bwatumugaje cyane bukatwambura ubushobozi twifitemo bwo guhangana n'ibigeragezo. Michael Easter avuga ko ikinyejana gishize iyi si iri mu muvuduko w'iterambere ngo cyatwishe mu mutwe cyane. Iryo terambere ryashyize imbere gukora ibintu biturinda kuvunika, ibintu bituma ubuzima bwacu bwihuta, ndetse iryo terambere ryageze aho rituremera imashini zidufasha kubaho mu bukonje n'ubushyuhe ugereranije n'ibyo twifuza. Tukibeshya ko aribwo turiho neza kandi ahubwo twarabaye abandi batari twebwe. Uyu mugabo w'umunyamerika avuga ko igihe cyose dukoze ikintu kivanaho ingorane twahuraga nazo, tuba tuvanye mu nzira yacu ikintu cyatumaga twitwa abantu. Mu maso ye utavunitse ntacyo ageraho,
ikiremwa muntu cyavukiye kuvunika no kunyura mu bigeragezo kugira ngo kibashe kuvumbura uburyo bwo kubaho, survival. Ati iki gihe nicyo cya mbere abantu babayeho neza birenze kure n'ibyo abami ba kera barotaga kubamo. Nyamara ni twebwe twishwe n'agahinda, dufite umubyibuho ukabije, tubayeho rwose duhangayitse. Uyu mugabo avuga ko abakurambere bacu babayeho barwana n'ibigeragezo ngo baramuke kabiri. Twebwe turarwana no kuticwa n'irungu. Babayeho batinubira ko bakora ibirometero n'ibirometero bagiye kuvoma amazi. Twebwe internet cyangwa se amashanyarazi arabura iminota 2 yonyine, induru tukayiha umunwa. Nyamara icyo tutazi ni kimwe: imibiri yacu ikumbuye kubaho muri bwa buzima bwa kera, kubera ko nibwo bwatumye umuntu aba umuntu. Uyu mwanditsi avuga ko iby'ubuntu bitera ubwenge buke. Reka wenda tureke gukabya. Waragira ati byoroshye bibyara byoroshye. Kumva utuje niyo ntandaro y'ubwoba, hanyuma ibyishimo bikagenda byiruka iyo ubayeho wibwira ko ibyo wifuzaga byose wamaze kubigeraho. Ibi rero nibyo bituzana ku ngingo y'umunsi tugiye kuvugaho, ariyo umwanditsi Michael Easter yibanzeho mu gitabo cye. Ubu buzima bwiza tumaze imyaka 100 twishimira, twaburwanya dute ariko twakuriyemo? None se dusubire guhiga? Telefoni tujugunye? Imodoka tuziparike tugende n'amaguru kugira ngo dusubire kuba uko basogokuru na basogokuruza babagaho? Nibyo tugiye kuvugaho muri iki kiganiro. Njye nitwa Ismail Mwana Ihahiro. Ukurikije icyo Michael Easter avuga, twamaze kuremara burundu, kandi biragoye ko bwa buzima abakurambere bacu babagamo twabusubiramo kundi. Ibihe babayemo bitandukanye n'ibyacu, kimwe nuko nabo uwari kubasaba gusubira mu bihe bya Adamu na Eva batari kubishobora. Nubwo amazi yarenze inkombe, ariko uyu mwanditsi avuga ko hakiri igaruriro. Icya mbere nuko dufite ubwenge n'ubushobozi bwo kwitegura ibigeragezo bigerageza imibiri yacu. Twe ubwacu tukihitiramo kubaho nk'uko abakera babayeho. Wenda ntitubitindemo, ariko tukabigiraho ubumenyi. Reka dufate urugero ruri hafi. Mu Rwanda utarabayeho mu buzima bw'icyaro, ababyeyi be cyangwa se sekuru na ba nyirakuru babayemo. Nyamara uzasanga kenshi icyo twita ubusirimu ari ukurinda abana bacu kubaho bumwe mu buzima twabayemo, kandi aribwo bwatugize abo turi bo. Uzasanga umubyeyi wo mu mujyi abuza abana be kujya kuvoma, akababuza kujya mu cyaro ngo badaterera imisozi nk'iyo yatereye, akababuza kujyayo kubera ko atizeye niba hari amashanyarazi na internet, ngo ntibemerewe gukinira mu mbeho kubera ko bashobora kurwara umusonga n'ibindi. Nyamara wakiri umwana yabibayemo, bimufasha kuba uwo ari uyu munsi. Nguku uko twishinga iterambere rikadukoloniza kugera ubwo twihakanye ibyatumye tubaho turi uyu munsi. Hagati aho ariko no gukina kw'abana muri iyo mbeho ntabwo ari byiza. Kugira ngo tubashe gutoza imibiri yacu kubaho kimuntu nk'uko uwayiremye yabishakaga, Michael Easter atanga inama yo guhera ku gukora ingendo. Uyu mugabo avuga ko kunaniza umubiri dukora ingendo ari umwe mu miti idufasha kwitekerezaho tukongera kwibuka abo turi bo. Umuntu ufashe urugendo n'amaguru aba afite amahirwe menshi yo kwitekerezaho cyane kurusha uwagiye n'ibindi binyabiziga. Abakurambere bacu ibyo babashije kugeraho byose byavaga mu kuba bagenze kandi bakoresheje amaguru yabo. Iyo amaguru yawe atavaga mu rugo ntacyo wageragaho. Kuri ubu kugenda n'amaguru ntabwo bikiri ihame, ni amahitamo. Michael Easter ati kuri ubu benshi mu Banyamerika bamara umwanya munini bicaye kurusha uwo bamara basinziriye. Iyo kugenda tubigabanyije, umubiri wacu niwo uhangirikira, kandi iyo umubiri wangiritse haba hasigaye ubwonko. Abakurambere bacu kugenda n'amaguru kwabo, kwikorera imizigo iremereye, kurira imisozi, ntabwo babikoraga kubera ko bagiye gukora siporo iyi ngiyi yo kwinezeza. Byari ubuzima buhoraho nk'isengesho ryabo rya buri munsi. Uwo munaniro n'izo mvune byahoraga byibutsa ubwonko bwabo ko bugomba kwishakamo imbaraga zituma bakomeza kubaho. Buri cyuya cyamanukaga mu ruhanga rwabo kubera umunaniro bwabaga ari ubutumwa umubiri wabo utanga uti ndacyariho ndahumeka. Ibi abenshi twarabitaye. Kubira icyuya bizi iyo tubishaka, kandi nabwo abakibishaka n'imbarwa, ari nayo mpamvu twugarijwe n'indwara zitandura. Gusa hari ababeshejweho no kubira icyuya, abakora imirimo y'ingufu cyangwa se abarya ari uko biyushye icyuya mu gisobanuro cya nyacyo cy'amagambo. Haza uburyo bwa kabiri bwadufasha kongera kubaho nk'uko abakurambere bacu babagaho, kugira ngo tubashe kuba abantu baremewe guhangana n'ibigeragezo. Iki kigeragezo cya kabiri ugomba guha umwanya mu buzima bwawe ni ukwicwa n'inzara. Ntabwo ahangaha ari ukwicwa n'inzara kubera ko wabuze ibyo kurya, ahubwo kumenyereza umubiri wawe ko igihe cyose ushakiye kurya atari ko ugomba guhita uha ibyo kurya. Ubu turi mu isi y'abantu bashyize imbere kuryagagura.
tukarya kenshi n'igihe bidakenewe kugira ngo gusa wubahirize ibyo abasirimu bazanye. Uyu muco mubi wo kuryagagura Easter avuga ko nawo uri mu bitumazeho abantu kubera ko watumye haza indwara nyinshi zitari ngombwa. Twakabaye twirinda iyo tumenye ibanga abakurambere bacu bakoreshaga kugira ngo babeho neza. Inshuro nyinshi turya atari uko tubikeneye, ahubwo kubera ko amasaha yageze cyangwa se kubera ko twabihiwe n'ibindi bintu turimo. Ati abakurambere bacu buri munsi bitwaga n'inzara. Muri make bwari ubuzima bamenyereye, ariko twebwe biba intambara iyo saa sita z'amanywa zigeze tutaringaniye n'ameza. Uyu mwanditsi agaragaza ko iyo ubashije kugenzura uburyo uryamo ndetse rimwe na rimwe ukagira amafunguro ureka ku bushake, byubaka mu mubiri wawe ubushobozi bwo kwirwanaho. Umubiri wawe wiyubakamo ko kuba mu nda nta kintu kirimo bidasobanuye ko ibintu byacitse. Iyo ushobora kubasha kureka kurya kandi atari uko uhaze, aba ari ubutumwa uha umubiri wawe ko ari wowe ugenzura aho kugenzurwa n'amafunguro. Tuzirikane ko ibi byose Easter na bagenzi be babibayemo muri ya minsi 33 bamaze bari bonyine muri Alaska. Tugeze ku yindi ntwari ikomeye itubashisha kwitandukanya n'ubuzima butagira ibigeragezo isi yatwubatsemo: kwicwa n'imbeho. Easter avuga ko hari ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko kwicwa n'imbeho by'igihe runaka bifasha umubiri kwiyubakamo ubudahangarwa kandi bigatuma umuntu yumva amerewe neza. Ubukonje bukangura umubiri ukaba maso, bwigisha ubwonko kumenya neza kugenzura stress cyangwa se umuhangayiko aho kubutoza guhunga umuhangayiko. Ubu ibyo byose twarabyibagiwe. Imvura iragwa twese tukirukira mu nzu. Hari abajya kure bakavuga ko abantu batinya imvura ku rwego batinyaho amasasu. Ibyuma bishyushya mu nzu turabicana, abambere bakaba bageze mu buriri ngo hato hatagira n'igarama ry'imbeho ribakora ku ruhu. Nk'ubu ni gake wagera ahantu hari amazi ashyushye mu rwogero ngo wemere koga amazi akonje. Usanga abantu iyo bagiye mu macumbi aya ngaya twishyura cyangwa se muri za hoteli, iyo usanze batagira amazi ashyushye, amafaranga yawe aba apfuye ubusa. Atari uko amazi akonje hari icyo yagutwara, ahubwo kubera ko udashaka guhangana n'ubwo bukonje. Indi ntwaro ishobora kudufasha kubaho bijyanye n'uko imibiri yacu yaremwe ni ukugira igihe cyo gutuza. Biragoye ko kuri ubu umuntu yamara umunota umwe nta kintu kimusakurije cyangwa se ngo awumare adafite ibyo ahugiyemo, by'umwihariko telefoni. Kubirebana n'urusaku, niba atari mesaje ya telefoni ije, hari umuziki urimo gucurangwa hafi aho ngaho, imodoka zirimo gucaho, cyangwa se hari urusaku rw'ibyuma byo mu nzu, indege ziciyeho, cyangwa se hafi aho ngaho hakaba hari abubaka. Ni gake wamara iminota 5 nta kintu kigusakurije. Michael Easter asobanura ko we na bagenzi be ubwo bari muri Alaska babanje guterwa ubwoba no kumara umwanya munini nta rusaku bumva, ariko bageze aho barabimenyera, bibabera ahubwo umuti. Ati iyo nta rusaku ubwonko bwawe burekeraho gukora bwiruka, ahubwo bugafata umwanya wo kuvumbura. Umutuzo udufasha kubona umwanya wo kwitekerezaho nta kwibeshya, umuntu akabasha kwimenya byuzuye. Icyo ni nacyo kintu abantu benshi bangira ahantu hatuje, kubera ibibazo twiberamo byazanywe n'isi twirwa twirukamo. Iyo tubonye ahantu hatuje usanga tuharwanya kubera ko hatuma twisobanukirwa, hakatwambika ubusa ibyo wigiraga byose ukabona ko nta kigenda. Abantu rero ntabwo ari kenshi twifuza kwibwiza ukuri, duhora twifuza kwibera mu kinyoma. Nyamara muri uko kuri duhabwa no kuba turi ahantu hatuje niho hatuma dufata ingamba. Hanyuma ikindi kintu isi tubayemo yaduhishe ni ukutwumvisha ko ibibazo cyangwa se ibyago, ibingibi twita risque mu gifaransa, atari byo kwikururira muri ibi bihe. Dushaka kubaho ubuzima butagira ibisitaza, nyamara niho tuvoma imbaraga zituma dukomeza kubaho neza. Easter ati turamutse nta bisitaza duhuye nabyo, abantu twabaho ubuzima butigirira icyizere. Urugero, reba ahantu utinya kujya maze utinyuka uhajye. Uzahigira amayeri yo kwivana muri ibyo bituma abantu bahatinya. Wenda tuvuge ko wisanze rwagati mu kiyaga kandi utazi koga, imbere yawe hari ingona izi gusanga, byanze bikunze ntabwo uzayereka ngo ikurye. Uzakora ibishoboka byose uyikwepe. Byanashoboka ko yaguhitana, ariko nubasha kuyirokoka uzahavana isomo rikomeye cyane n'amayeri azatuma ibintu nk'ibyo bitazongera kukubaho. Ntabwo icyo bisobanuye ari ukwiyahura, ni ukwiha amahirwe yo kugerageza ibishoboka byose ngo urokoke. Aribyo byatumaga abakurambere bacu babasha gusimbuka ibyabahigaga, bakavumbura byinshi batari basanzwe bazi. Hari tekinike abayapani ba kera bajyaga bakoresha yitwa misogi. Uyu ni umugenzo bakoraga bafata umuntu bakamushyira mu kintu gikomeye cyane kigoye kukivanamo, nko kugushyira mu isumo y'amazi menshi akonje kandi amanuka cyane, amanukana ingufu, ukamaramo umwanya munini. Babaga bagamije kumenyereza uwo muntu ubuzima bw'umuntu mukuru. Ni nko kubatizwa by'ubu. Byaragoranaga ariko byarashobokaga. Misogi yawe ishobora kuba kurira wa musozi watekerezaga ko utaterera ngo urangize.
ikaba ibirometero utatekerezaga ko wakwiruka ngo birangize, ikaba iminsi wamara udafashe telefone cyangwa se utarebye televiziyo kandi ubuzima bugakomeza. Niba bishoboka ko wateka kubera icyo ushaka kurya ibiryo waguze muri restaurant kandi nawe wawe ufite igikoni, niba ahantu ushobora kuhagenda n'amaguru kubera icyo ushaka gutanga amafaranga utega moto cyangwa se imodoka, kwigomwa bihera ku tuntu duto kandi akenshi ntabwo ari ukuvuga ko uturetse ubuzima bwawe buhagarara. Ibi byose bitera ubwenge buke. Michael Easter ati ibyishimo ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima, ahubwo ni urubuto rwera ku kwemera guhangana n'ibintu bikomeye tukabisohokamo twemye. Akavuga ko umuntu ubaho yumva ko icyo ashaka ari ubuzima bworoshye aba ameze nk'umuntu uhora mu kinya cyangwa se muri koma. Irindi somo Easter yashyize mu gitabo The Comfort Crisis ni ukwirinda gutunga ibya mirenge, kubera ko agaragaza ko uko utunga byinshi ari nako ubura amahoro yo mu mutima. Ibi ngibi ashobora kutabyemeranyaho n'abantu benshi, ariko yabanje kubyigaho cyane. Yavuze ko ubwo yajyaga muri Alaska ibyo yajyanyeyo ari ibintu byashoboye kujya mu gikapu cye, igikapu yarahetse, kubera ko atashoboraga kujyana ibintu birenze ubushobozi bwe kandi nta modoka afite iri bubimutwaze. Buri gikoresho yatwaye cyari cy'ingenzi azakenera. Byamufashije kudahangayika kubera ko ibyo yari afite yirirwanaga nabyo kandi akabona ari bimwe akeneye. Ibyo adafite yabishakiraga aho yari ari muri ibyo bihuru bya Alaska yamazemo iminsi 33. No mu buzima busanzwe agaragaza ko akenshi twirukira kugira byinshi birimo n'ibyo tudakeneye, ahubwo tukamara amajoro duhangayikishijwe n'uko abajura bashobora kuza kubitwiba kandi n'ubundi ntacyo bidufasha. Ati kugira byinshi niko usabwa imbaraga nyinshi zo kubirinda. Akavuga ko usanga bidukururira kubaho ubuzima buhorana ubwoba n'umuhangayiko aho kubaho twishimye nk'uko twibwiraga ko nidutunga byinshi tuzabaho twishimye. Michael Easter mu gitabo cye avuga ko uburyo isi tubayemo yadukambuyemo umuco w'ubufatanye, buri wese ashaka kuba nyamwigendaho, binafitanye isano na wa mururumba wo gushaka gutunga ibirenze ibyo dukeneye. Akagaragaza ko abakurambere bacu akenshi iyo bahuraga n'ikibazo kiremereye bagikemuzaga ubufatanye. Usanga imiryango myinshi, ubwoko n'ibihugu byo hambere byaravukaga kubera ibibazo runaka abantu babaga bahuje, bakabishakira ibisubizo bashyize hamwe. Igihe cyose abantu bashyiraga hamwe nibwo wasangaga ubumwe bwabo bwiyongera, bakarushaho kumva ari umwe kandi bagafatanya. Ni bimwe umusaza yabwiye abana be ko 3 bashyize hamwe baruta 8 barasana. Ibyo byose kuri ubu byabaye amateka. No mu rugo abashakanye ntibakiganira, buri umwe agera mu rugo telefone icanye yisetsa ukwe kubera ibyo abona ku mbuga nkoranyambaga. Abana babaye imfubyi kandi bafite ababyeyi, aba bafite babahariye barimu na za televiziyo. Abashakanye bashobora kumara icyumweru nta ubaza undi uko yaramutse kandi bararana. Iterambere n'ikoranabuhanga byarushijeho kudutanya aho kudushyira hamwe. Intsinzi y'iki cyago cyo kwihugiraho, Easter avuga ko ari ugushaka ikintu cy'imbaraga kiduhuriza hamwe. Nushaka ufata abantu mujyane muri siporo, gutembera, guteka n'ibindi bituma mumara umwanya muri kumwe, ariko mukoresha imbaraga z'umubiri. Ibiganiro ntabwo mumenye uko byaje, ubushuti naho bwubakirwa. N'Abanyarwanda bavuga ko inshuti yikura ku nzira. Ntabwo bivuze ko wasangaga inshuti ihagaze ku nzira igutegereje, ahubwo mwafatanyaga urugendo mukagera iyo mugiye mwabaye abavandimwe kubera ibiganiro. Uburyo bwiza rero bwo guhangana n'iyi si yatugize abantu boroshye cyane ku kigero kitigeze kibaho mbere, ni uguhindura imyumvire y'abantu twihereyeho, aho kwibaza ngo nabigira nte kugira ngo iki kinyorohere, ahubwo ukibaza uti ninyura muri iki kigeragezo biransigirira ihe somo. Ntabwo tugera ku byo twifuza kubera ko ubuzima twabworoheje, tugera ku byo twifuza kubera ko twabashije kwihanganira ibigeragezo. Niko Michael Easter avuga. Uyu mwanditsi avuga ko kubera ko twafashe inzira yo kwiyorohereza ubuzima mu gihe imibiri yacu yaremewe gukomezwa n'ibigeragezo ducamo, niyo mpamvu usanga nubwo twitwa ko turi mu bihe isi yateye imbere, imihangayiko yacu yarushijeho kwiyongera. Twabwiwe ko ubuzima bworoshye, ariko tubura ibyishimo byo mu mutima. Impamvu ni uko imibiri yacu ikozwe ariyo guhangana n'ibibazo aho guhangana n'imisego. Ntabwo imibiri yacu yaremewe kwicara ngo tugereke akaguru ku kandi. Avuga ko buriya tuba dupfa ubusa kubera ko bidushyira mu mwanya wo kubeshwaho n'ibyo abandi bahanze. Twebwe abazaza nyuma yacu bazatwigiraho iki? Michael Easter ubwo yaragarutse iwabo muri bwa buzima bworoshye, yishimiye iminsi yamaze mu bihuru byo muri Alaska kubera ko yahungukiye byinshi atari yarigeze amenya mu buzima bwe, ndetse atashoboraga no kuzamenya iyo akomeza kwiyicarira mu rugo areba televiziyo n'ibigezweho ku mbuga nkoranyambaga. Ati buri gihe iyo uhisemo ubuzima bworoshye aho gufata inzira y'ibigeragezo, hari ikintu kigabanuka imbere mu mubiri wawe, gishobora kuba ingufu z'umubiri
ubushobozi bwo kwihangana cyangwa se ikibatsi gituma uvumbura ibintu bishya. Easter ntabwo atubuza kuryoherwa na interinete, ikoranabuhanga, ibiryo byiza n'ubushyuhe bwo mu mashuka, ariko atugira inama yo kutaba imbata yabyo ngo bitwibagize ko ubwabyo ari ikiyobyabwenge. Ntukabifate nk'ubuhungiro, ubikoreshe kubera ko bikenewe, ariko ntiwibagirwe wa mwanya wo kwiha amahirwe yo guhura n'ibintu bituvuna, bimwe bidusaba gukoresha ingufu nyinshi, zaba iz'umubiri ariko cyane cyane iz'ubwenge. Igisigaye ni ukureba niba ibihari uzabishobora muri twe. Dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Njye nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.